ni byiza guhora dushaka ibindi byose byo hanze, ni byiza gukora, ni byiza kwiyamiza, ni byiza kwishima, ariko umuntu agera n'igihe cyo gutuza akibaza ibibazo nyabyo, akibaza ati se mu by'ukuri ndisobanukiwe? Ese koko mu by'ukuri ndisobanukiwe njyewe ndinde? Uretse kuvuga izina ryanjye, kuvuga ndi umunyarwanda, kuvuga ndi uw'agaciro, kuvuga mfite ibi, kanaka ufite amazu, kanaka ufite amamodoka, kanaka ufite ibi, mu by'ukuri izo kushe zose iyo bazikuyeho harya ndinde? Ndinde? Niba nsobanukiwe uwo ndi we ndagana hehe? Si bibi na gato kubyibaza. Ibyo bituma tutaguruka cyane, ibyo bitujyana ibibazo nk'ibi ngibi bitujyana mu cyerekezo nyacyo. Naba natangiye gukata amakorosi cyangwa batangiye kunjyana ibumoso nkamenya ko ngaruka, nkagira intego mu buzima. Umuntu azagira gute intego atisobanukiwe, adasobanukiwe uwo ari we? Bamubaza ati ni urinde, akavuga izina rye. Kwisobanukirwa ni ikintu giturukamo imbere, kandi ni umurimo ukorwa. Kuko sindi kumva buryo ki wavuga ngo ndisobanukiwe, sobanukiwe uwo ndiwe, ugakora igikorwa gitanga resulta zitandukanye nk'uko wowe tukubona, nk'uwuriwe, nk'uwo wifuza kuba we, nk'uwo waremeye kuba we. Bishoboka bite? Tujye twiga kwibwiza ukuri, kwibaza ibibazo nyabyo bidushyira ku murongo ho gatoya. Gusobanukirwa uwo uriwe ntago bigomba kuba ufite amanota amashuri menshi, kuko umuntu ashobora no kuba yicariye hariya yicururiza inuzi inyanya kandi asobanukiwe neza uwo uriwe, noneho ngewe uri ahangana asobanukiwe n'uwo ndiwe. Kuko asobanukiwe neza aho imitekerereze ye ituruka, igikorwa yakoze aho cyaturutse. Mapu yagikuyemo, cyangwa se yayobowe na roho ahubwo. Shuti zanjye naho ubutaha.